atakanyirubukozwemo atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Murakoze cyane uyoboye ibiganiro kuba mumpa ijambo nkuko mwatangiye rero mubinsaba kuri uyu munsi wa none. Amazina yanjye nitwa Ngarama Jean Bosco, nkaba ndi umunyamuryango wa Ibuka Bose Rengera Bose kandi nkaba nyihagarariye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gutangira rero ndagira ngo tuganire ku bijyanye n'iki cyegeranyo cya Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu Rwanda, aho ku itariki ya 22 Mata mu mwaka w'2021 yahosohoye icyegeranyo. Icyo cyegeranyo kikaba cyarerekanye ko ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho mu Rwanda ku kigereranyo cya 94.7% mu mwaka w'2020. Mu by'ukuri rero iyi Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge imikorere yayo turayizi, ntabwo ari raporo ya mbere basohoye, nta nubwo ari ya nyuma, bazasohora n'izindi, ariko ikigaragara nuko twebwe abanyarwanda tugomba kugira uruhare mu bidukorerwa kandi byaba ngombwa tukabitangaho ibitekerezo. Ibitekerezo rero mvuga twebwe turanze igihugu, leta yaduciriye ishyanga, ariko ntabwo tugomba kwicara ngo dufunge amaso, tugomba byanze bikunze kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu cyacu. Niyo mpamvu rero muri aka kanya ngira ngo nyine tuganire kuri iyi ngingo yerekeranye n'iki cyegeranyo cyasohowe n'iyi komisiyo. Mu by'ukuri rero nk'uko byanditse muri raporo yabo, iki cyegeranyo bavuga yuko cyifashishije ibintu byinshi kugira ngo bagere kuri uriya mubare. Icya mbere bavuga ko hari gahunda zashimwe mu kugira uruhare mu guteza imbere ubwiyunge n'ubufatanye mu banyarwanda. Muri izo gahunda rero bashimye harimo gahunda yitwa bise kwibuka, ngo bayihaye ifite pourcentage ya 99.5%. Hari gahunda ndi umunyarwanda ifite 99.3%. Hari gahunda y'umuganda 99%, buruse zihabwa ngo indashyikirwa 99%, gusaba imbabazi no kuzitanga 99%, itorero ry'igihugu 98%, demobilisation 98%, ugakomeza ukagera kuri porogaramu ya za Girinka. Izi gahunda rero zose zavuzwe zisanzwe ziriho kandi zikorwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nubwo ubwo bushakashatsi bwifashishije izi gahunda, abanyarwanda basanzwe bazinenga kuko zimwe zibangamye ndetse izindi zikaba zirangwa urebye muri rusange n'ikinyoma, nk'uko nza kubigaragaza mu bisobanuro nza gutanga inyuma. Iyi mibare rero ivugwa nta gitangaje kirimo, kuko mu Rwanda hari ikintu kimenyerewe bakunze kuvuga ndetse banahaye n'izina rishya mperutse kumva banavuga ngo basabiraga ko ryandikwa mu nkoranya y'Igifaransa yitwa gutekinika. Ibi rero nanjye ndabyita ko ari ugutekinika kubera impamvu nza gutanga mu kiganiro cyanjye. Icya mbere kugira ngo dutangire, mbere yuko ngira n'icyo mvuga kuri izi gahunda zifashishijwe, ndabanza kugaruka cyane kuri raporo ya Banki y'Isi, Banki Mondiale, iherutse gusohoka mu gihe gishize. Iyo raporo mu by'ukuri yashyizwe ahagaragara, yavugaga uburyo leta y'u Rwanda ihimba imibare igakora raporo zibeshya. Ibyo babivugiraga niba nibuka neza
babivugaga ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga banki mondial yagiye ihereza u Rwanda, noneho u Rwanda rugahimba imibare rukayakoresha mu bindi binyuranye na bya bindi. Ibyo rero kuba byarashyizwe hanze na banki y'isi, nta mpamvu yuko n'ahandi batajajura imibare, uretse ko hano ni mu gihugu cyacu turahibereye. Ibyo banditse bavuga ko bakoze ubushakashatsi mu turere tw'igihugu tugeze kuri 30, bavuga n'abantu babajije bagashyiraho imibare. Ibi rero biroroshye kugira ngo twebwe nk'abanyarwanda abene igihugu tube twabiverifiye. Mu by'ukuri rero duhere ku kintu cya mbere, bavuga ko hari gahunda bifashishije ngo kandi zisanzwe ari nziza. Turahera kuyitwa kwibuka, gahunda ya mbere yo kwibuka. Mu by'ukuri ntiriwe njya kure cyane, iyi gahunda ikunze kunengwa n'abanyarwanda b'ingeri zose. Nongeye nibutse ko u Rwanda rutuwe n'amoko atatu: abahutu n'abatwa n'abatutsi. Nubwo hari bamwe batabyemera, ariko niko bimeze, kuko ubwoko ntawe ubuhindura. Ushobora uyu munsi wa none politiki iriho mu Rwanda baravuga ngo abantu bose ni abanyarwanda, ariko iyo bageze ku kibazo cya jenoside baravuga ngo jenoside yakorewe abatutsi, abasigaye bo bitwa bande? Aho rero njyewe mu Rwanda ndabizi hari n'abashobora kumva nk'ikiganiro cyanjye bakavuga no kuvangura. Hoya, u Rwanda rwose rutuwe n'amoko atatu, niyo tuzi. Ni uzumva ko ayo moko atariho azasiba ijambo jenoside yakorewe abatutsi, bazavuge ko jenoside yakorewe abanyarwanda, rwose aho ngaho tuzahuza. Bo muri make rero iyo bavuze ikintu cyitwa kwibuka, gahunda yo kwibukwa navuze ko bikuze gukorwa mu kwezi kwa kane bikanakomeza mu minsi ikurikiyeho ku rwego rwa ibuka. Ibijyanye n'igihugu byo na leta byo baba babirangije, ariko mu by'ukuri iyi porogaramu ikunze kunengwa n'abanyarwanda. Sindi bubitindeho cyane, ikunze kunengwa n'abanyarwanda mu ruhe rwego. Abanyarwanda bayinenga kuko kugeza ubu munsi wa none hibukwa abantu bishwe n'interahamwe, ariko abantu bishwe n'abasirikare ba FPR inkotanyi kugeza ku munsi wa none n'abakicwa, nta muntu wemerewe kwibuka be, kandi nta n'umuntu wigeze ahabwa ubutabera kugira ngo abo bantu ba FPR nabo baburanishwe bahanwe kimwe n'uko abandi bahanwe. Ibyo rero sindi bubitindeho cyane. Urugero natanga, wenda wareba nk'abantu bashyinguye Gakurazo, n'abantu bakuru kandi bari abategetsi mu rwego rw'idini. Abo bantu bashyinguyeho hari abantu babishe, hari ikinamico bavuze ngo ry'imanza ngo ryakozwe, ariko ibyo ngibyo ntabwo byanoniye abanyarwanda, saho honyine za Kibeho n'ahandi no hanze y'imipaka y'u Rwanda. Ibyo rero dore n'abanyarwanda batangiye guhaguruka muri no minsi bakagaragaza akababaro kabo, bakerekana n'abantu babo aho bashyinguye. Bimaze iminsi binyura ku macano YouTube. Hari n'umusore ejo bundi wavuze abantu b'iwabo bashyinguye za Gicumbi. Ibyo rero byose ni ibintu biri mu mitima y'abantu mu by'ukuri, ku buryo iyi porogaramu yo kwibuka bayishyize ku ijanisha rya 99.5 itagombye kugenderaho kuvuga ko ishimangira ubumwe bw'abanyarwanda, kuko ahubwo nayo abanyarwanda batayizeye bitewe n'izo mpamvu mvuze z'uko hari abantu batarahabwa ubutabera kandi bataremererwa gushyingura ababo. Bo ndanyaruka ndavuga kuri porogaramu yindi bashingiyeho, iyindi gahunda yitwa ngo ndi umunyarwanda. Mu by'ukuri sinzi n'impamvu babyanditse muri raporo zabo, kandi bazi yuko ibi bintu abanyarwanda benshi babinenga. Politiki cyangwa se gahunda ya ndi umunyarwanda ni porogaramu cyangwa ni gahunda, reka mvuge mu Kinyarwanda, ni gahunda ibangamye itabereye abanyarwanda bose, ku buryo itakwifashishwa mu kuza gushyiraho igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Muri rusange rero icyo iyi gahunda ivuga ni iki? Iyi gahunda ni ya gahunda igishishikariza, aho abantu bo muri FPR bashishikariza abanyarwanda cyangwa bashishikariza abana b'abahutu gusaba imbabazi abana b'abatutsi ngo ku byaha byakozwe n'ababyeyi babo. Benshi bakunze no kubyita ibyaha by'inkomoko. Iyi rero mu mategeko y'u Rwanda bavuga ko icyaha ari gatozi. Umuntu abazwa icyaha yakoze, ntabwo abazwa icyaha cyakozwe n'uwo akomokaho, umukurambere we. Bityo rero iki ubwayo iyi politiki iyi porogaramu cyangwa se iyi gahunda ndi umunyarwanda ikaba ni anti-constitutionnel, inyuranyije n'itegeko nshinga yuko bararyoza abana ibyaha ngo byakozwe n'ababyeyi babo. Iyi rero ntabwo yagombye gushingirwaho mu by'ukuri mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, yuko ubwayo izicamo abanyarwanda. Hari ikindi bavuze cyitwa ngo umuganda.
aha rero umuganda bawuhaye 99 n'ibice bitatu. FPR itera u Rwanda yavugaga ko umuganda ari ubuhake, ko Habyarimana yahatse abanyarwanda, ko baguye mu bye kumwigobotora ngo kubera batwara abantu ku muganda. Icyo gihe ndabyibuka bacaga imirwanyasuri ku misozi kubera biriya byo kurengera ubutaka, bagatera n'ibiti. Igeze mu Rwanda bahinduye umuvuno, noneho bavuga ko umuganda ari mwiza, noneho bawugira gahato, bashyiraho na mande zikabije. Uyu munsi wa none rwose mu Rwanda abantu benshi binubira uburyo bajyanwa nko ku muganda ku ngufu, kimwe no gucibwa amande kandi zihanitse. Icyo rero nacyo ntabwo mu by'ukuri bagombye kugishingiraho ngo bavuge umuganda ubwawo ansura, ntabwo bagombye kuwushingiraho mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Nimba se turi kuvuga iby'ubumwe n'ubwiyunge, umuganda uhuriye he n'iby'ubumwe n'ubwiyunge mu by'ukuri? Bo icyo wenda numva uko mbyumva mu by'ukuri, umuganda si mubi, ariko ikibazo cy'uburyo abaturage bafatwa mu Rwanda narahabaye sinavuye kera, uburyo abaturage bafatwa, wasibye umuganda cyangwa wagize ikibazo ntabonekeyo, uburyo babafata n'uburyo babacura bufuni na buhoro. Ntabwo umuganda ari ikintu cyagombye kuza muri porogaramu zifasha ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu cyacu. Hari icyo bavuze nk'ikindi nacyo ngo buruse ngo zihabwa nk'indashyikirwa. Mu by'ukuri 99%. Ikibazo nakwibaza nundi yakwibaza ni ukuvuga ngo ese izo buruse zihabwa bande, ese izo buruse zitangwa gute? Nza abana barenga nka 3 bagiye batsinda bakabona n'amanota meza mu gihugu cy'u Rwanda, barangije segonderi bakanemererwa kujya muri buruse kwiga mu bihugu byo hanze, ariko bagire igihe cyo kugenda bamaze gushyirwa no ku rutonde, abo bana bakazasigara. Amakuru yagiye agaragara, yagiye yatangwa avuga ko bamwe mu bana babona amanota meza bagasimburwa abana b'abategetsi. Ibi rero nabyo ntabwo mu by'ukuri buruse zihabwa abanyeshuri ari ibintu byagombye gushingirwaho ngo kureba ngo ubwiyunge bw'abanyarwanda. No, ubwiyunge bw'abanyarwanda se ni iki? Bo wenda sinzi, wenda sinahamya ngo wenda ngo 100% ngo sinahamya 100% ngo izi buruse zihabwa ngo zitangwa mu buryo butari bwo, ariko ngewe icyo nemeza nanagarukaho ni ukuvuga ngo izo buruse zitangwa gute, zihabwa bande, nicyo kibazo mfite. Bo ikindi rero hari icyo bagendeyeho ni na nimero ya 5 ngo usaba imbabazi no kuzitanga. Nge nahise nibaza nkibona iyi raporo nkinayisoma ko cyashingiweho mu bijyanye no kureba igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge. Ese izo mbabazi zisabwa hagati yande nande? Mu by'ukuri nicyo nahereyeho kare ndi kuvuga ku bijyanye n'icyunamo. Imbabazi zisabwa ndabiza akenshi bakunze kugaruka ku kintu cya jenoside. Iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nsubiye inyuma gato ijya kujyaho, nibuka ko yashyizweho na Accord de Paix d'Arusha, kuko hari abantu bari baturutse hanze bagomba kuza mu gihugu, bagomba kubana nabo basanzemo. Hari abarwanaga, uwarwanaga aturutse hanze no wari uri mu gihugu, umuvandimwe urwana na mugenzi we. None iyo komisiyo yari yo kujyaho kugira ngo ishobore guhuza abantu bashobore kubana neza. Uyu munsi wa none baravuga ngo gusaba imbabazi, wenda tuvuge ko byo iyo bavuze ibyo biba biturutse kuri jenoside yabaye muri 1994. Ni cya kibazo n'ubundi ngarukaho nkongera nkavuga nti abasaba imbabazi ni abantu bo mu miryango yabishe abatutsi, ariko hakaba hari abantu bandi bo abasirikare ba FPR nibo muravuga buri gihe bishe abantu, na n'umunsi wa none nibe baracyabica. Kuki nta urigera ajya hagaragara ngo asaba imbabazi, avuge ati wenda niciye abantu runaka, asaba imbabazi nawe bashobore guhabwa, mbese ashobore guhabwa izo mbabazi, bigaragare ko habayeho ikintu cyo kwiyunga cyangwa cyo kugira ngo abantu bashobore gusabana, kubera hari inkomanga bafite ku mutima, bakaba bavuze bati turi abanyarwanda reka tubane. Ahubwo na nkiri kuri iki nanasaba na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, nimba hari uzanyumva muri iki kiganiro, ko mu by'ukuri bagerageza gutera intambwe bakabwira abantu, abayobozi bakuru b'igihugu, umukuru w'igihugu yaranabyemeye ko hari abahutu bapfuye, uretse ko hari n'abatutsi bapfuye, bene bo bamaze iminsi babitangaza muri kino gihe, kugira ngo nibura komisiyo nayo izakora ubushakashatsi cyangwa se izashishikarize bari abantu nabo bo muri FPR kugira ngo gusaba imbabazi, kugira ngo babohoke, nabo biciye nabo babohoke, kandi abo bishe bashyingurwe mu mahoro, cyangwa nibiba ngombwa n'abandi bahabwa ubutabera.
ariko si ukuvuga ngo nibiba ngombwa ubutabera bwo ni itegeko, kuko nta mpamvu y'uko umuntu atagomba kuba guhabwa ubutabera kandi mu gihe yaba yarahohotewe. Hari icyo bashyizemo nacyo cyitwa ngo itorero ry'igihugu. Iki cyitwa itorero ry'igihugu rero cyo sinanagitinzeho cyane. Itorero ry'igihugu nabonye bararihaye 98.9%. Bagombye kuba baragihaye nka 500%, kuko itorero ry'igihugu rigizwe n'abantu bamwe bita intore. Izo ntore n'abantu bo muri FPR, ni FPR insasa. Sinumva impamvu rero FPR yose yajya munsi y'100%, yagombye kuba ifite 100%. Aha rero ni hahandi bicara bakazamura ibitekerezo byabo, niho bicara bagatanga ibyo nakwita amapeti, bati n'umutahira mukuru, bati ni intore zirusha intambwe, bati byinshi, batanga byinshi. Ariko muri make nshatse kurangiza kuri icyo ngicyo, nuko mu by'ukuri ibyo batwerera cyangwa bahereza umuntu byose ni uburenganzira bwabo. Ariko icyo navuga nuko burya iyo bavuze ngo umuntu n'umutahira mukuru, mu ntore twagiye tureba intore uburyo zihamiriza. Mu guhamiriza kw'intore, umuntu utahira nawe wundi uva mu ntore akajya guhamiriza imbere, biba byenda no kurangira akaza gusohokamo basa n'abataha. Gutahira rero biba inshuro imwe. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo utinda mu rubyiniro ugacuragura. Ni ukuvuga rero ngo iyo utahiye iyo bavuze bati uyu ni umutahira mukuru, agatahira muri 2003, agatahira muri 2010, agatahira muri 2017, none se wa mugani wa Kinyarwanda uvuga uti iyo watinze mu rubyiniro uracuragura, kandi nta n'utahira izo nshuro zose. Icyo sinirirwa ngitindaho cyane. Ibindi bavuze ni za demobilisation simbivugaho. Hari icyo bavuze ngo guhuza ingabo. Mu by'ukuri nimba abanyarwanda twarashutswe guhera ryari kugeza ryari, tuza bazahora dushuka nyine kugera ryari? Aha baravuga ngo guhuza ingabo 98.7%. Uyu munsi wa none dufite abanyarwanda, ndavuga abanyarwanda, hari imitwe y'ingabo irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikomoka ku mpunzi ziri hanze y'igihugu. Hari FDLR, hari SNLD, hari RUDI, hari baraba P5 bavuze bafashe ejo bundi, n'indi tutaza amazina. Mu by'ukuri iyo mitwe y'ingabo bavuga bahuje ni iyihe? Nta na rimwe twize twumva ko leta y'u Rwanda yigeze ijya kumvikana n'imitwe iyirwanya kugira ngo ishobore gutaha, irambike intwaro hasi, baze bubaka igihugu cyabo, habe n'umunsi n'umwe. Ahubwo none twumva ngo uwaje mutobo, umwe, babiri, batatu. Ibyo rero nabyo ntacyo bitwaye. Ariko se niba bavuga ngo guhuza ingabo ngo zari zihanganye 98%, ubwo nukuvuga ko nta muntu urwanya igihugu waba uri hanze muri amashyamba ya Kongo. Birababaje mu by'ukuri. Ni bya bindi inkotanyi zajya zivuga ngo Habyarimana yaravuze ngo igihugu cyaruzuye, ariko uyu munsi wa none biri kuba byo birarenze. Niba abantu bavuga ko bahuje ingabo 98%, ni ukuvuga ko nta muntu ukirwanya u Rwanda uri hanze. Ejo bundi nahoze ndeba no muri tukira aho ngaho, reka cyo sinagitindeho. Ejo bundi nahoze ndeba mu basirikare barangije kadete, nabonye hari n'ababikomanseho kuri social media, ariko nabonaga mu by'ukuri abantu b'indobanure bavugaga ko ababikomase bavugaga ko muri kadete yarangije ari indobanure, ari ubwoko bumwe bwari bagize bw'abatutsi. Ibyo rero byo kubeshya abantu bazajye babireka, bagabanye uko kubeshya si byiza, ni icyaha. Hari ibindi bavuze ko bavuzeho by'umushyikirano na byagira inka, sindi bifateho umwanya munini. Ndagira ngo twinjire kuri sije yariteganijwe. Mu by'ukuri rero nk'uko natangiye mbivuga, ubwo bushakashatsi ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda mu mwaka wa 2020 bavuga ko bwagendeye ku ntego 3 z'ingenzi zikurikira. Intego ya mbere kwari ugusuzuma intambwe imaze guterwa mu bwiyunge mu Rwanda. Mu mwaka wa 2010 bavuze ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge cyari 82.3%, 2015 cyari 92.5%, noneho 2020 ngo byabaye 94.7%. Ikindi icya kabiri muri ibyo bipimo byagendeweho mu ntego plutôt, intego z'ingenzi zagendeweho, narivuze ko iyambere ro gusuzuma intambwe imaze guterwa mu bumwe n'ubwiyunge. Hari 2010, 2015 ubuno batanze 2020. Icya kabiri kwari kugaragaza ibyagize uruhare mu guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge. Icya gatatu rero ngo zari imbogamizi zihari no kugaragaza ibikwiye gukorwa kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge
bukomeze gutera imbere. Bimwe rero mu byasuzumwe mu gupima ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda ko bwagezweho, nicyo nshaka kugira ngo tuganireho kuri uyu munsi wa none, ni icyitwa ubutabera, amahirwe angana n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'imibanire y'Abanyarwanda. Iyi ngingo impamvu nateguye kuyivugaho si ukuvuga yuko ariyo iruta izayibanjirije, ariko numvishe rwose ari ingingo bon, sinzi uko mbivuga mu Kinyarwanda, ni ingingo yanshimishije, ni ingingo numvishe ari nziza yuko nayihisemo kubera ari ingingo numvishe mu by'ukuri yandiye ahantu. Ni ingingo ibivugwamo numvishe byarankoze ku mutima, numva ibyo ari byo byose nagombye kugira ikintu mbivugaho muri iki kiganiro, ari nayo mpamvu yatumye mpitamo iyi ngingo. Iravuga ngo ubutabera, amahirwe angana n'uburenganzira ndetse n'imibanire y'Abanyarwanda. Mu by'ukuri dushyize mu gaciro amateka y'ubutabera mu Rwanda, byakunze kugaragazwa yuko ubutabera bw'u Rwanda bwakunze gukoreshwa mu kubangamira rubanda. Ibyo ndabisobanura muri ubu buryo. Impamvu ya mbere ni uko amategeko menshi, ndavuga amategeko ahana ibyaha, yagiye akoreshwa mu buryo bwo kubangamira rubanda, cyangwa mu yandi magambo ni ukuvuga ngo amategeko ahana ibyaha yagiye akoreshwa mu kwikiza abantu leta cyangwa ubutegetsi budashaka. Uyu munsi wa none turi kuvuga ku butegetsi bwa FPR yuko niyo iyoboye u Rwanda. Muri ayo mategeko rero yagiye akoreshwa, ndavuga cyane ko kubera jenoside yabaye mu Rwanda, nicyo kintu wenda ukunze kubona abenshi bibandaho, kandi ni na ngombwa kuko yaduhitanye abantu benshi. Hari amwe mu mategeko usanga mu by'ukuri bagiye bavuga ngo nk'amategeko yo kurwanya yo guhana ibijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside, nk'amategeko ajyanye no guhana ivanguramoko no gukurura amacakubiri. Hari n'andi mategeko yagiye ashyirwaho yitwa ngo mu rurimi rw'igifaransa ngo za atteinte à la sûreté de l'État. Ni amategeko mu by'ukuri yose ayo mvuze yo kurwanya iterabwoba, ni amategeko mu by'ukuri ubona atabasobanutse, ugasanga yifashishwa mu kugira ngo umuntu wese uzamura ururimi cyangwa ugize icyo avuga babone icyo bamuhanisha. Ibyo bigaragarira rero ko sinzi wenda ntabwo nabashije gukurikirana cyane ibijyanye sinabashe gukurikirana cyane ibijyanye n'imanza zagiye zicibwa mbere y'intambara, mbere ya jenoside. Ariko iyo ugejeje ukurikije uyu munsi wa none mu gihe turimo, usanga mu by'ukuri iyo urebye mu manza zicirwa mu Rwanda, wumva ngo numvishe ko bashyizeho n'urukiko rwihariye rwo kuburanisha ngo ibyaha nimba ari ibyambukiranya imipaka, ariho usanga bajyanye nk'abantu bo muri za FDI baburanaga, mbese abantu baburanishwa bose ibyaha bijyanye no guhungabanya umudendezo w'igihugu. Mu by'ukuri ugasanga ukibaza utese, buri mwaka urebye nko ku cyegeranyo cy'ubushinjacyaha, buri mwaka usanga hari imanza zo guhungabanya umudendezo w'igihugu n'ingengabitekerezo nyinshi cyane. Ukibaza utese, abo bantu kuki bahora bashaka guhungabanya umudendezo w'igihugu? Ni impamvu yihe? Icyo kibazo cyasubirwa n'abategetsi bakuru b'igihugu. Kuki icyo cyari cyo gikunze kugaragara? Ni iyihe mpamvu? Ngaho aho ruzingiye. Mu gihe rero tukiri kuri iki kirebana n'ubutabera n'amahirwe angana, nabanje guhera cyane cyane ku butabera no ku burenganzira. Mu by'ukuri ni kenshi byakunze kugaragara, iyo mbivuga gutya ndabivuga nk'umunyarwanda, ariko ababyumva ari ubwo umuntu azabyumva akavuga atese biriya ari kuvuga mu Rwanda niko ari kuvuga ngo ntabifitiye gihamya, ngo ibyo avuga ngo aravuga ngo kubera ari hanze y'igihugu. Nifuje yuko uyu munsi kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ubutabera bw'u Rwanda, ngiye najya nshingira no ku bintu bifatika. Icya mbere turabanza turebe kuri raporo z'imiryango cyangwa z'ibihugu zagiye zivuga ku bijyanye n'ubutabera bw'u Rwanda. Iyi rero
kiriya cyegeranyo cyakozwe ubwo ni ukuvuga ko gifite agaciro ko bagihaye kuva muri 2015 kugera muri 2020, muri 2020 ni ukuvuga ko ni ibintu byabaye hagati y'imyaka 5, nicyo bashingiyeho bavuga ko abanyarwanda ubwiyunge, igipimo cy'ubwiyunge cyageze kuri 94.7. Nyuma y'ibyo rero, Prito mbere y'ibyo hari raporo zimwe na zimwe zagiye zisohoka zigaragaza uko ibintu bihagaze mu gihugu umuntu ashobora kugenderaho avuga ko ibivugwa muri raporo ari ikinyoma. Icya mbere, hari raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch yasohotse muri uku kwezi kwa gatatu muri 2021. Bo yagaragaje ko mu gihe kingana n'umwaka gishize abategetsi bateye ubwoba kandi bafunga abantu babaziza ko batangaje ibineka leta. Prito babaziza ko batangaje amagambo anenga leta. Kuri urwo rugero Human Rights Watch yagaragaje nk'umunyamakuru witwa Cyuma, bagaragaje abanyamakuru bo ku Mubavu TV, bagaragaje na nura mu mama witwa Idamangi. Bavugaga ko rero bafunzwe bazira ibyo batangaje. Ibi rero ikaba ari imwe mu nenge banengaga kuri leta. Birumvikana ko ubutabera bwarabafashe, bamwe bwagiye bubarekura nk'aba banyamakuru babaragije kubarekura nyuma, ariko mu by'ukuri umuntu kumufata ukamushyira muri gereza kamaramo umwaka ukamurekura nta n'icyo umubajije, na karengane, ni injustice, nta butabera buba bwabayeho. Bo ikindi rero nacyo, hari indi raporo y'umuryango Human Rights Watch yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2017 cyangwa 2018 nimba nibuka neza. Muri iyo raporo bagaragazaga uburyo guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012 nimba nibuka neza cyangwa 2013, uburyo inzego zishinzwe iperereza ry'u Rwanda zagiye zifata abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, zikabafunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, zikabamarana n'igihe muri za nzu zibanga bahishamwe abantu, bakabageza imbere y'ubutabera babategeka, cyangwa kubera iyicarubozo bakorewe babategeka kugira ibintu biyemeza. Bamwe bagera no mu butabera bakatira ibihano biremereye. Mu by'ukuri rero muri iyo raporo ndetse Human Rights Watch yavugaga yuko abantu bakomeje kuburirwa irengero, abandi bakicwa, hari nabo imirambo yabo yagiye igaragara hirya no hino mu gihugu. Igihe nkiri aho ngaho navuga nk'imwe mu mirambo bagiye bagaragazamo ni nk'iriya y'abariya ba Anselme bagiye bicwa, surtout abantu baturuka, reka ndeke n'iryo zina, abantu baturuka mu mashyaka yo muri opposition, ndavuga nko muri FD inkingi, ni benshi bagiye bicwa, abandi bakaburirwa irengero. Bo indi raporo nayo isohotse vuba yavuze ku bijyanye n'igihugu cy'u Rwanda. Hari raporo ya Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isohoka buri mwaka ku Rwanda mu byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Yasohotse rero muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020, isohotse yavugaga ku byo mu bihumbi 2020, yerekanye ko mu Rwanda abantu bafunzwe kandi bafatwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Muri iyo raporo berekana cyane cyane urugero nabonye batanze bashyize hafi, ni urugero rw'umuhanzi Kizito Mihigo wafashwe abanza gushyirwa ahantu, aza yiyemeza ibyaha, nyuma baza kuza kumukatira mu nkiko, aza guhabwa imbabazi, asohotse n'ubundi arongera afashwe, baza gutangaza ko ngo yinigishije amashuka kuri sitasiyo ya polisi. Icyo rero akaba ari ikintu kinenge ku butegetsi buvuga ko bwubahiriza amategeko. Mu gihe turi kuvuga ku by'ubutabera rero, ndetse muri iyo raporo bakaba bavuga ibijyanye no kuzimira kw'abantu benshi mu gihugu. Bo batanze urugero rw'abantu bo mu mashyaka nka za FDI na za Darufa, bagarutse kandi kuyica rubozo n'ibikorwa bitesha agaciro ikiremwa muntu byakozwe n'inzego z'iperereza, cyane cyane ibigenda bikorerwa muri za nzu zibanga bajya guhishamwe abantu babakorera iyica rubozo. Raporo yindi nayo twagarukaho ni raporo y'umuryango witwa Reporters Sans Frontières ku bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi. Aha rero muri iyi raporo ya nyuma ndumva iherutse, yashyize u Rwanda ku mwanya w'157 cyangwa na gatatu nimba nibuka neza mu bihugu biri gitangazamakuru, ndetse yagarutse ivuga ko abanyamakuru bajya mu gihugu cy'u Rwanda bafungwa
bazira ibijyanye n'umwuga wabo kandi bagafungwa binyuranyije n'amategeko. Icyo gihe niba nibuka neza muri iyo raporo bavugagamo bamwe mu banyamakuru bafunzwe binyuranije n'amategeko, harimo uriya n'ubundi twagarutsemo witwa Hasani. Nyuma y'iyi raporo rero hari indi raporo nabo yitwa ngo The World Happiness Report. Ni raporo ivuga ku bijyanye n'uburyo abaturage bishimye ku isi. Iyi raporo nayo yasohotse muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 kandi yakozwe n'ikigo cyegamiye kuri Loni. Iyi raporo rero yashyize u Rwanda mu bihugu 5 bya nyuma ku isi bifite abaturage batishimiye. Ngaho nko kagira Imana mwe dushingiye kuri izi raporo zose maze kuvuga n'ibizikubiyemo nari maze kuvugaho, ni hehe koko umuntu yahera yemeza yuko ubutabera bw'u Rwanda ari kimwe mu bimenyetso byagombye kugenderwaho kizamuye, mbese ari ikimenyetso cyiza cyagombye kugenderwaho kugira ngo bemeze ko abanyarwanda biyunze. Ikindi nakongeraho nuko mu by'ukuri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu byo yagendeye ku mpamvu nyinshi. Gusa izi mpamvu yagendeyeho harimo nyine harimo n'ibijyanye n'ubutabera. Sinzi wenda iyo bakora raporo uko babivuga baba bazi yuko abanyarwanda ari injiji. Nta buryo wambwira ko raporo yakozwe n'ikigo cya ONU ikagaragaza ko abaturage b'u Rwanda batishimye na gato mu gihugu, noneho ukongera ukagaruka ukavuga ko ba baturage ari buheraho uvuga yuko ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho. Batanze n'impamvu abo baturage batishimye. Reka simbitindeho cyane. Muri rusange rero guhera mu mwaka wa 2015 kugeza none kuri uyu munsi, mu Rwanda hakomeje kubaho ibikorwa bitandukanye byo kubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri rusange, ndetse no kugaragaza ishusho mbi y'ubutabera, kuko ahanini ubutabera bwakunze gukoreshwa mu byo bajya bita ngo ni inyungu za politiki, ariko byose bikaza biryama ku muturage. Mu kintu cya mbere cyakunze kugaragara ni ugufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Raporo zirabisobanura nanazivuze haruguru, uwashaka zijyamo akazisoma. Ibindi hari ugufata abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hari abantu bakomeje kuzimira kugeza kuri uyu munsi wa none. Nta gishyashya nzanye, nta nicyo ndi guhimba. Kuzimira hari abo bagiye bakura muri prison, bari abanyamuryango bo muri za FDI nk'abari bitwa Boniface. Ejo bundi mu minsi yashize, nta minsi irarangira, uyu witwa Bahati wa Muhanzi baramuzimije, nta uzi n'irengero ryiwe, n'ababyeyi biwe ntibazi nimba yarapfuye, nibura ngo bahereze umurambo bawushyingure. Ikindi, hari ikintu cyakomeje kugaragara nabwo, impfu za hato na hato. Nta minsi irashira muri no minsi twumvishe ngo abapolisi barasha abantu 5, ariko koko niba abantu bakoze amakosa koko igihano ni ukuraswa. Ese nta buryo abashinzwe umutekano bigishijwe ku buryo umuntu ashobora no kurasa umuntu atica, niba ari no mu kaguru yaragiye kumucika ariko akamufata akaba yemerewe kubaho? Abapolisi, inzego z'umutekano zo mu Rwanda aho zirasa ni mu cyico honyine. Icyo gihe mu gihe rero nkivuga ku mfu za hato na hato, hari abantu bagiye barasirwa ku mipaka y'u Rwanda, ndavuga muri iyi myaka 5 ishize. Hari abagiye barasirwa ku mipaka ya Uganda ubwo bayifungaga bagiye kwishakira icyo kurya. Hari imirambo yagiye itoragurwa hirya no hino mu gihugu, ndetse ba nyirayo kugeza umunsi wa none bakaba batarigeze mbega banahabwa hakorwa nkete ngo bamenye abisha abo bantu, uretse nyine ko uwo baregera ari nawe baba barega. Nkuriya umusore witwa Anselme wishwe bagasanga umurambo mu ishyamba. Hari umurwanashyaka w'ishyaka niba ari FDI yigeze yicirwa kwa muganga hariya za Shyogwe muri Gitarama, bamuteragura ibyuma barica, nta trace. Hari imfungwa zagiye ziraswa, hari abantu bagiye bashimutwa mu gihugu imbere, hari abantu kugeza mu munsi wa none bagiye gushimutwa hanze y'igihugu. Twavuga nk'aba Rusesabagina n'abitwa ba Sankara, mu by'ukuri bakazana umuntu bamushimutse bakamugeza mu gihugu, bakamukoresha cyangwa bakamushinja ibyo bashaka kugira ngo bagere ku ntego zabo. Ikindi nuko
hari izindi manza zagiye zikorwa mu buryo bwo kwikiza abantu, zagiye zigaragara kenshi mu nkiko nk'aho ari ikinamico. Wavuga nk'imanza zakorewe imiryango yo kwa ba Rwigara, wavuga nk'imanza zashyizwe kuri Kizito, wavuga imanza zashyizwe kuri Ingabire, kuri baranyamakuru twavuze haruguru, no kuri uriya mudamu witwa Idamange. Ibi byose rero bikorwa mu by'ukuri navugaga ku butabera n'ibihesha isura mbi ubucamanza cyangwa ubutabera bw'u Rwanda, ku buryo bitagombye kuba modere cyangwa se ku buryo butagombye kuba kimwe mu bintu byakwifashishwa kugira ngo byerekane ubumwe bw'Abanyarwanda, ahubwo njye uko mbyumva bwagombye kwifashishwa kugira ngo herekanwe ko ubwo bucamanza bucamo Abanyarwanda, ntabwo bubunga rwose. Iyo buza kuba ubucamanza bwunga ntabwo bwarenganya, kandi ntabwo amategeko yakwifashishwa kugira ngo arenganye abantu. Ikindi rero nuko mu byo twavuze nk'uko natangiye mbivuga, twavuze ko ari ubutabera, amahirwe angana n'uburenganzira. Mu byo nasobanuye haruguru navuze ubutabera ariko n'uburenganzira buhita buzamo, ariko n'ubundi ntibimbuza kubigarukaho. Gusa icyo navuga ni uko mu Rwanda kuvuga ko hariho amahirwe angana byo kwaba ari ukurengera, ni nka kwa kundi umuntu yikirigita agaseka cyangwa ukaba uri kwirengagiza ukuri. Ubusumbane mu Rwanda dusanzwe tubuzi rwose, burahari ku buryo bugaragara. Hari ubusumbane mu rwego rw'imiyoborere y'igihugu, hari ubusumbane mu nzego nashatse kubivuga mu rurimi rw'igifaransa, ubwo reka mbireke. Hari mu Rwanda ntabwo abantu bafite amahirwe angana, kuko hari ubusumbane bukabije mu miyoborere y'igihugu. Imyanya myiza mu gihugu d'abord ifitwe n'abantu bo muri FPR n'ibyiza byose by'igihugu. Nka kare nahoze nsoma ku kariste narebagaho ndeba ahantu hari abakozi guhera muri presidence kujya kuri guverinoma kugera ku bayobozi bakuru b'ingabo. Hari abantu bashoboye kubikora barabitunganya neza, bagashyiraho aho umuntu yaturutse, ishyaka abamo n'ubwoko bwiwe. 99% ni FPR. Ikindi nuko 99% ari abantu baturuka mu bwoko bw'Abatutsi. Nabonye barabyanditse, nta kibazo kubinumva, nta kibazo kubivuga kuri ngewe. Ibyo rero byerekana yuko nta mahirwe angana ari mu gihugu. Nimba ishyaka rimwe ryikubira imyanya ugasanga rifite 98% no kuvuga ko nta mahirwe mu by'ukuri ahari angana. Mu gisirikare nabivuze mu kanya, nejo bundi Kadete yarangije, nabonye babisizeho commentaire barabyandika, abantu babaye muri FPR bavuga abantu barangijemo n'abantu b'indobanure. Mu butegetsi bwa leta nigeze ndeba ndetse no ku kariste k'abaguverineri bayoboraga kugeza mu mwaka mu kwa 12 mu 2020, nabonaga muri abo baguverineri 5 harimo bose nabo muri FPR, nta n'umutari wo muri FPR. Gusa dusanzwe tuzi ko kuva ku rwego rwo hejuru kugera hasi ku muyobozi w'umudugudu bose ari abayobozi ba FPR. Icyo rero ni imwe mu mpamvu tugomba cyangwa se ngomba gushimangira yuko nta buringanire nta mahirwe angana ariho mu gihugu. Ikindi nakongeraho nuko mu bigaragaza ko nta mahirwe ariho mu gihugu nuko iyo urebye nka biriya bigega bya za farije iyo byishyurira cyangwa bifasha abana bacitse ku icumu rya jenoside, ni byiza rwose, ni porogaramu nziza. Ariko mu by'ukuri usanga ikibazo nuko bishyurira abana bacitse ku icumu rya jenoside y'Abatutsi gusa, kandi hakaba hari abana bacitse ku icumu ry'ubwicanyi bwakozwe n'ingabo za FPR nko mu gihugu cya Kongo. Kugeza ubu hari nabo ubushize ari wa mukobwa twumvishe ngo waje ashakisha ababyeyi be aburirwa nawe irengero. Abo bana ntabwo bagira kivura, ntibigeze bitabwaho, byamye bivuga kuva kera. Icyo rero nacyo ni kimwe rwose mu bigaragaza ko mu Rwanda nta mahirwe angana, ahubwo hariho abantu ndavuga nka ba FPR bafite byose, ibyiza byose by'igihugu, abandi bakaba ari banyagupfa. Ikindi rero mu bijyanye nuko nta mahirwe angana, hariho ibintu by'ubusumbane n'ibiranyine byo kwibukwa, ko byo kwibuka nabyo ndabigarukaho. Ubwo twibuka abakorewe
abagize ibyago cyangwa bahuye n'ibyago bya jenoside yakorewe abatutsi, abandi bishwe n'ingabo za FPR bakaba batibukwa. Ku bijyanye rero nabyo n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kugeza ubu mu gihugu dufite ikibazo cy'u Rwanda, nta muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'umwe uhari ushobora guhagararira cyangwa kuvugira abaturage ngo uvuge uti aha hari ibintu bitagenda. Urugero ntanga, hamaze igihe hari ibintu bitameze neza nko kuri bari abaturage bagiye basenyerwa amazu yabo za Kangondo na za Hiyongiyo za Nyarutarama, nta muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu urahaguruka ngo uvuge uti ibi bintu sibyo, ngo ukore raporo uvuge uti abantu bararenganye. Nta muryango urigera numva muri iki gihe uhaguruka ngo utange raporo izwi ngo uvuge uti stop, mu Rwanda abantu bakomeje kuburirwa irengero cyangwa abantu bakomeje gupfa, ahubwo bategereza yuko ari iyi miryango mpuzamahanga, izo za Human Rights Watch na za Amnesty International zizaza kuvugira abanyarwanda, abantu bavuye ikantarange. Kandi hari amazina y'ikitwa ngo imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko nabo sinabarenganya, bagiye munsi y'amategeko ya leta, ubwo bavuga ibyo leta ishatse. Tukiri rero kuri iki cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ikintu nagarukaho kimwe nuko navuga ku kintu kijyanye n'uburenganzira bw'umutungo muri rusange. Uburenganzira ku mutungo ntabwo bwubahirizwa mu Rwanda. Ntabwo rero rwose iki ngiki cyumvikane neza, abantu bamaze igihe basenyerwa amazu yabo kandi ntibahabwe ingurane, bakamburwa ibyabo ntibahabwe ingurane. Nejo bundi hari umumama, ndavuga uriya mumama uriya mucuruzi basenyeye sitasiyo yiwe, bagira gute, byatambutse inkuru nyinshi kuri YouTube, bigaragara mu by'ukuri kuko abantu bambuwe uburenganzira ku byo bafite, bisa naho byagiye mu maboko ya FPR. Hari ikindi rero cy'uburenganzira ku buzima, nacyo nakigarutseho kenshi, mvuga ku bijyanye n'uko impfu za hato na hato mu gihugu nazo ari isura mbi ku gihugu nk'u Rwanda. Ikindi ni kijyanye n'uburenganzira bujyanye no kwishyira ukizana, ibyo bita droit à la liberté. Muri iki gihe, ndavuga muri periode ya corona, hari abantu benshi bagiye bahohoterwa, benshi bagafungwa. Corona mu by'ukuri ni indwara ihambaye, ariko hari amabwiriza ayigengaga. Amabwiriza rero sinzi niba ngiye yarahindutse n'amategeko, kuko hari abantu bagiye usanga bafunzwe mu buryo butazwi, mu buryo budasobanutse, ngo bayirenze ku mabwiriza ya corona. Kugenda nijoro, corona sinzi nimba itembera nijoro cyane kurusha uko itembera ku manywa, akaba ariyo mpamvu umuntu ashobora gufatwa akarazwa mu mastade ndetse akaba yajyanwa gufungwa mu magereza. Iki nacyo rero ntabwo mu by'ukuri cyumvikana uburyo abantu bahohoterwa bishingiwe ku mabwiriza ya corona. Ikindi ni ubwisanzure bw'itangazamakuru, nabaye nk'ubivugaho kare, ni bumwe mu burenganzira bwa muntu. Mu by'ukuri itangazamakuru rikoze neza rifasha leta gutera imbere. Mu gihe rero abanyamakuru bafunze iminwa, n'ugize icyo avuga agafungwa, mu by'ukuri iyi ni inenge kuri leta nk'u Rwanda. Ku buryo rero muri bwa burenganzira bavugaga, uburenganzira ntabwo, ngerageje kuvuga bikeya mbikubira mu tuntu dutatu, ntabwo uburenganzira bwa muntu bwubahirijwe cyangwa buhagaze neza mu Rwanda, ku buryo ibikorwa byaba impamvu yo kuvuga ngo byagenderwaho ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge, ahubwo gisenya ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ikindi kurikiragaho ni ibijyanye n'imibanire y'abanyarwanda. Sindi bugitindeho, mbere ya za 90 mbere ko FPR itera igihugu, abanyarwanda bari babanye neza. Abahutu, abatwa n'abatutsi barashyingiranaga, abahutu bagashyingira abatutsi, abatutsi bagashyingira abahutu. Nyuma yaho rero intambara itereye, na nyuma y'iyi jenoside haje kuzamo bamwe mu bantu bikomeyeho, simbyite kwikomeraho, wenda n'ururimi mbuze mbivugamo, haje kuzamo abantu b'intagondwa bumva ko nta muntu, ni bake n'abariko si benshi, bagaragaje mbese ibintu by'irondakoko bashaka gucamo umuryango. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byabujije ko abafite umutima wa kimuntu bakomeza kubana neza kandi mu mahoro. Gusa kugeza kuri uyu munsi wa none, ubutegetsi bwa FPR bwakomeje kugerageza kunyegeza umuriro hagati y'amoko. Ibi ndabivuga kubera impamvu zikurikira. Ndavuga nkamwe mu magambo ajya atangazwa
n'abantu bo muri urugero nka perezida wa Ibuka, amagambo ajya atangaza ashishikariza abatutsi kwanga abahutu. Ndabivuga nko ku magambo yagiye atangazwa n'umujyanama w'umukuru w'igihugu ashishikariza abana b'abatutsi kwanga abahutu no kubagirira nabi. Bivuga nabwo mpereye nko kuri iriya porogaramu ya Ndi Umunyarwanda isaba abana b'abahutu gusaba imbabazi abatutsi ngo kubera ibyaha byakozwe n'ababyeyi babo. Ibi rero mu by'ukuri sinavuga cyangwa ngo nemeze ko imibanire y'abanyarwanda ari myiza mu gihe ubutegetsi ubwabo cyangwa abantu bahagarariye inzego z'ubutegetsi batinyuka bagahagarara imbere ya rubanda bakababwira bati abahutu ni babi, bati dore bari kwiga bari gutsinda, abandi bati muzagende mujye kubahungeta mubagirire n'aba bandi mubafunge. Ntabwo navuga ko byaba bihagaze neza cyangwa byaba bihagaze nk'uko byagombaga kuba. Rirajanisha abana bihaye rwose baba babeshya, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Muri make rero bavuze ko mu byasuzumwe mu ngingo zasuzumwe niyo narindi kuvugaho ni ubutabera, amahirwe angana n'uburenganzira ndetse n'imibanire y'abanyarwanda. Nshingiye rero ku bisobanuro natanze haruguru, ndasanga mu by'ukuri imibare itangazwa, ndavuga imibare itangaza ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda ari ugutekinika kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni uko mu Rwanda abantu bafite intimba kuko abantu bishwe n'ingabo za FPR bataraburanishwa cyangwa ngo baha abaturage uburenganzira bwo gushyingura babo mu gihugu kimwe n'abiciwe hanze y'igihugu. Iyo ni impamvu rwose ikomeye. Impamvu ya kabiri ni uko ubutabwebera bw'u Rwanda buracyakoreshwa mu nyungu za politiki mu kurenganya abantu. Impamvu ya gatatu nuko abantu bakomejwe kwicwa mu gihugu abandi bakaburirwa irengero, imiryango yabo ntihabwe n'uburenganzira bwo kugira ngo ihabwe ubutabera cyangwa se imenye aho abayo baherereye. Impamvu ikurikiyeho ya kane nuko abayobozi ba FPR bashishikariza ubwoko bumwe kwanga ubundi. Iya nyuma nuko abaturage bakomejwe kubuzwa uburenganzira bwabo no gusengerwa imitungo yabo ku maherere. Bityo rero nkaba nasoza mvuga yuko ijanisha cyangwa pourcentage yahawe ikimenyetso yahawe ikigereranyo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda muri iki gihe atari yo kubijyanye n'ubutabera, ntabwo ari yo kubijyanywe siyo muri cadre y'ubutabera, amahirwe angana, uburenganzira ndetse n'imibanire y'abanyarwanda, ahubwo imibare ari imitekinikano. Murakoze. Atakanyira ubukozwemo, atakanyira ubukozwemo, nyiri ubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyira ubukozwemo, nyiri ubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyira ubukozwemo, nyiri ubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyira ubukozwemo, nyiri ubuteruranwe nake bakinumira.